kuko abenshi abafite aba besto bafite nyine abasore bangana nabo bandi bakuru nyine bakunda ngire kamubwiza ukuri ngiye byaba besto ngiye nakuniga ndi seriye bro naga ari joke ariko man nkubwo ikintu cya mbere kirenze uterese umukobwa sure sibyo umumenyera buri kimwe havuye inyana yimbwa hirya no zaturutse ngo ni best besto abazi kwita childhood ye akwita ariko man aruzi ko kabura bari seriye banasaze ariko nk'ubu gaju ubu tugiranye ikibazo ugiye kureba besto wabo none se abantu bose rega buryo bahozanyamo ntago bihuye bro uwo muhozanyo rero ni muri aho ngaho uri ibintu byawe byose ari ubugumagumi utazi kuvuga buhoro ngo twari umwana ubwira ati no baby ariko uzi kuba umuntu nko kumuntu yaguha telefone akakubwira ngo ujye unyitaba njyenyine uri kuri icyo kintu ngo haye telefone nzumva uyivugiraho nzayikwaka chat nzabona zitari izanjye tuzashwana ngo haye inzu nzasangamo undi muntu nzayigukuramo icyo kintu kucyumva ubayeho ubujura nibunyeye ishyamba sibyo kandi hano hanze abantu abasajije ngo ngewe ngo ndarenze ngo namenye ngo tasenkane musa izo senkane turabizi neza kuko zikosa bazigukuramo niko ko n'umuntu abagenda yambaye ubusa kabona yambaye imyenda ugasanga urukweto nishe ikanzu nishe imisatsi nishe ubwo bashwanye bagahura mu muhanda ubusa buri Hello, beautiful people, ladies and gentlemen, welcome back. We back again on Legend Nation TV. Tuje mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko mubibona rero uyu munsi sindi njyenyine nzanye na bamwe mu bantu nitega ko muri buze kuryoherwa n'ibiganiro tugiye kugirana. Ndi kumwe na Hax Mika again. Welcome back, brother. Wakoze bro. Ndi kumwe na beautiful lady Sando Gaju. Umeze neza? Neza cyane. Yama nabo ngaho tugiye kubana rero nyemerera ngo ikaze kuri wowe tugiye kubana bwa mbere nongere mwibutse gukora subscribe kuri channel yacu turushaho kwagura umuryango kugira ngo umuryango wacu waguke urenge imbibi urahari nanjye ndahari tugomba kuhabera burumwe tugakomeza gupushinga kugira ngo entertainment yacu Rwanda rwacu imyidagaduro yarwo tugire aho tuyivana naho tuyigeza uyu munsi ndi kumwe na Hax Mika nkuko mumenyereye ni MC one and only wa MC beza cyane hano muri Kigali no mu Rwanda East Africa zafashe indi nero turi kumwe nawe rero mu basesenguzi beza cyane nawe Gaju nawe araza kutuganiriza araza kutubwira byinshi tugiye kuza kuba tuganira mu nsanganyamatsiko zitandukanye ariko reka mbanze mbaha ikaze nabo ubwabo babibwire banabasuhuze ubundi dukomeze ikiganiro muza abantu turi kumwe neza ladies first nk'uko yabivuze nitwa Gaju Sandrine umunyamakuru ku Muryango TV ibyo surumva bihagije hari ibindi bintu ngomba kongeraho se n'ubyo bihagije uri umuhosta uri umusitari uri icyamamare uri na mwiza rega nuko kujya gashyira muri CV yawe akoze Hax brother one and only big MC in the nation ndakubwiye ngo muri East Africa muri East Africa nje muntu wa mbere ndabeshye Gaju wowe urimo kwivuga manje nago nkunze ariko azamenya akibazo nago azakumenya arava hano yakumenya reka azamenya reka azamenya uzamenya Gaju nanjye ko marida urahari ndahari kabisa nigaragariza Gaju bites amakuru anyway urasa neza thank you Hax sinzi ukuntu arimo aragenda abireba ariko baravuga ngo iyo wicaye n'igitsina gore ugomba kucyitaho ukakitegereza burana no singe nakureba niko mu igitsina gore ugomba kucyitegereza rero ni cyo kintu cyagutangaje kuri Gaju buri iyo umuntu ni mwiza bibigoye kubona ikintu cyagutangaza ahubwo agize ikindi kintu akora kitamubereye ibyo byagutangaza gusambaye neza arasa neza akunze ukuntu afite naturel afite umusatsi mwiza byase bituma rwose njye kuba singo mbikoraho anyway nabitokesha ibintu byo kuba singa barabitokesheje aka kanya my sister no don't look the same bro at my sister ntabwo musabe ntabwo bavanye mu sabe babisaba gusa mwe baramwadopse indi byaramwe na Muhima na Kanombe ese Hax yes byinshi kuri ako gakufu ubundi mbere yuko tugenda ni umugore wanjye ko naye nabyibajije cyane umugore wanjye it's your love
so good. Gakufi keza cyane kariho ifoto yawe n'umukunzi wawe abasore birasa maze Iyi ni neza. gift kubona muri uno yamaye. mwaka baba proud bakanambara ku masheni. iyi ni gift y'ama ecran anniversary Umuntu yanjye. ngiye kuki ntaramubona mu buzima bwanjye da. Ibi biborwa n'abake. Yaba Hax, ku munsi w'ejo hashize nibwo mu Rwanda twagize icyo twakita nk'ibyago, munyemerere kubivuga gutyo, aho impanuka y'imodoka yerekezaga Igisenyi igize gutya ikarenga umuhanda igahitana bamwe mu bantu bagera hafi kuri 20, abandi bagakomereka. Imwe mu mpanuka zikomeye cyane zanatwaye benshi. Twihanganishe aba famiye zabuze abanyamuryango bazo, ababuriye ababo muri iriya mpanuka. Ukuri tubikuye ku mutima turabihanganishije n'igihugu muri rusange, kuko burya tuba tubuze amaboko, tuba tubuze abantu bacu. Hari byinshi byavuzwe kuri iriya mpanuka, ari nayo mpamvu ngira ngo aricyo kintu duheraho. Kuri wowe iriya mpanuka uyivugaho iki? Ni impanuka uziho ko byinshi ku byayiteye, ndagira ngo utwinjize mu kiganiro tubwiraho gatoya kuri iriya mpanuka yabaye. Buriya rero ibintu bigeze mu muhanda cyangwa bigeze ku bintu byo kubura ubuzima, aba ari ikintu kirenze. Sibyo? Ntabwo aba ari ikintu nyine wakwicara ngo ubundi ni inkuru y'incamugongo. Uzi kubona ikintu kibaye ku bantu utanazi, kandi bivuga gutyo, ku bantu utanazi ariko ukabona ko ari ikintu giteye agahinda, harimo abafite abana, harimo imiryango. Actually hari n'umumama utwite warokotse. Nakomeje kubona nyine abantu benshi bavuga ngo Imana ibitangaza. Buriya ntabwo Imana yesigira ibitangaza, sibyo? Ariko none buri muntu wese agira umunsi we. Yashobora kuba yarokotse kuko umunsi utaragera, ariko biriya bintu birarenze biteye ubwoba cyane, biteye ubwoba. Abenshi ubundi ni nk'ikimenyetso cyo ko twajya tujya ahantu twiteguye. Nimba tuvuze ngo ngiye mu ntara runaka, cyangwa se no kuba wajya ku irembo ry'iwanyu ukagenda witeguye ko ushobora kugenda ntugaruke. Buriya abantu duca imanza uko bitandukanye kandi ku kintu cyabaye kirenze, ugasanga buri wese muri make avuga icyo ashaka. Ashaka yavuga ko ku mushoferi, ashaka yavuga, ariko ntabwo mpamya ko umushoferi ari wowe umuntu wa mbere numva ko nawe yishimiye kuba yabura ubuzima. Sibyo? Benshi bavugaga ngo umushoferi ngo ni umwana, ngo ntabwo akwiye gutwara biza imodoka ari abana, ntabwo nyine utuntu nk'utwo. Yari afite amaso ya gisore, ariko buri gisubije amaso inyuma bro, ikintu bita accident uzarobe niyo uguye wahiteke kugwa. Wari wahaguruka ukuntu ugakubita nk'amavi cyangwa inkokora ahantu utabiteganyije ukuntu umera, uhita wumva ari ibintu by'umuriro bije muri wowe bizamutse. Niyo usitaye bro, ino ryonyine rikazaho igisebe, umara nk'iminsi umanitse akaguru, nyine wumva nabi imbaraga zose, cyangwa se umva ububabare, sibyo? Ariko ibaze kuba imodoka numvisha bavuga ngo imanutse muri metero, nimba ari 100, nimba ari zingahe, metero zirenga 100 yibarangura kuri bisi nini nk'iriya. Sinzi ku bantu babonye amashusho yayo, igisenge cyayo cyaciyeho. Bro, ikintu kirenze. Hari impanuka yageze kuba, ndakeka yari imodoka zo muri Uganda. Imodoka zirashya, hasigaramo umwana umwe, umwana w'umujene. Abantu baravuga ngo ni marayika, abandi bavuga nyine ibintu bitewe n'ukuntu bemera. Ariko mani, impanuka ni ikintu kirenze bro, impanuka ni ikintu kirenze. Usibye n'ibyo ngibyo kuvuga gutyo, nkunganiye gatoya mani, ikinyabiziga icyo ari cyo cyose, ikintu nyine urumva ni icyuma cyakozwe n'umuntu, ugira aho ngaho cyo kiba cyanagutwara. Nta muntu umenya rero kuvuga ibyago nyine biba bigomba kuba cyane, ko nta n'umuntu umenya ngo uyu munsi biraza kugenda gute. Nise uwo muntu wasanga tunuga mbere aratwaye, ariko nyine ikintu ari ikibaho, nta kintu kimwe cyagihagarika. Kuvuga rero impanuka ni impanuka nyine, ni ibintu nawe atazi ko byari kuba kuriya, cyane ko ari n'imodoka, ashobora kubura feri, ishobora guturika. Ibyo ndi bavuga ngo umuntu ngo agiye koga agapfira muri dushe, kandi ari muzima nta indwara arwaye. Ariko birabyo cyo kuzimana bari ukuri dashira, iniha komeza ifasha abantu bagize ibyago, kuko buriya kubura umuntu wawe ni ibintu birenze bro, ibintu birenze. Aba ari umwana, aba arumva cyangwa iki, birarenze kubura umuntu wawe. Twihanganishe ababuze ababo muri iriya mpanuka, kandi none dukomeze gukomeza n'abakirembeye mu bitaro, kuko hari benshi bakomeretse. Ni bisi yari irimo abantu barenga 50, amaze gupfamo 20, niyo mibare yatangajwe. Abandi bari mu bitaro bararwaye. Imana ikomeze kuborohereza. Hax, muri showbiz ya hano iwacu twavuga ko bikomeje gufata indi ntera, ariko icyo nshima nuko birimo birajya ku rwego rwiza. Turi kubona abahanzi benshi cyane bakomeje kuzamuka ku rwego ruri international.
turagaruka kuri Bruce Melody kuri album ye nshyashya ya Colorful Generation, ubu ngubu ari mu gihugu cya Kenya ariho ari kwikorera promotion. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza cyane, ubona ko umuziki wacu urimo gutera imbere. Ariko nanone ndagira ngo tugaruke ku bahanzi batoya bakizamuka, nimvuga aho muranyemerera tugaruke kuri Yamano. Yamano nyuma yuko atrendinze cyane, nyuma yo guhabwa stage ku gitaramo cya The Bang The New Groove, hanyuma akakora stage nziza cyane, imwe mu bintu byatumye amenyekana, abantu benshi bagakomeza kumukunda, bigakubita kuri ndirimbo ye ngo umurundi akamenyekanyemo akantu kitwa ngo abantu bose abariko bayitwara. Ni ibintu byiza cyane, ari kuzamuka neza. Ariko uyu munsi hongeye kugaruka inkuru imuvugaho ku bigendanye nawe, ndagira ngo Yamano reka bro, reka rero nkubwire sibyo, hano mu Rwanda ubwo biragoye kuzaza umenya ikintu cy'ukuri n'ikitari cy'ukuri, bitewe n'ibintu turi kubona muri showbiz. Mu kanya umuntu arifata agakora ikintu kikaboostinga, ariko bitewe n'ikintu nawe akoze iki afitiye nyine inyungu. Kandi ukanya ntabwo nibaza ukuntu Yamano mugiye gushyira mwana mugatekereza, hari trend yaje ngo agurishije indirimbo aca inyuma, ndakeka wumvishe biborogaje siyo, ngo aca inyuma ngo arongera arayiririmba yikorana n'amakanyaga. Buriya uzi ko nyine na Gaju dushobora kuba twicaye hano, namubwiye ati ngiye kuvuga ko naguteye inda, sibyo? Ibi biboro inyungu tugiye gukoramo njye nawe ni turacuruza, icyo si icya mbere. Njye nawe turacuruza, kandi njye nawe turakora iki, turarya hiti. Iyo umuntu amaze kumenyekana aba hari amarembo afunguye runaka, sibyo? Sinzi impamvu mujya mubibona. Bivuze ngo uwo mukobwa ari kuvuga ko yagurishije indirimbo y'Amano, ntabwo tumuzi, nta ndirimbo tuzi yaririmbye, tumumenye kuri no saga ngo yakoze iki, ngo yagurishije indirimbo. Bivuze ngo ubu system yo kwinjira muri iki kibuga aba ugomba kuza mufite izina runaka ufite, sibyo? Reka iki kibuga twatangiye njya mwibuka kera muri barya Guma atanya ryaje, Guma ya mbere 2000 na kangahe, 12 niba na 10 na kangahe, banarigaga muri secondaire, nibwo nako muri primaire nibwo twatangiye kubyitseyo. Guma yaje ari ikintu kiri ku murongo. Guma ya gatatu iza birazamba, batangiye kugura amajwi, sinzi bamwe byibuka turabyibukira barazabaye hagati ya Bulldog ba Jay Polly, rap itari guhabwa ibihembo. Ndagibuka ko bahaye nuza ijambo akavuga ngo ntabwo azikata ko zikora Bulldog. Jay Polly amwimye nuza abwira abafana be batera amabuye kuri stage. Iyo murabyibuka turi muri stade igihe Riderman yifataga, bura ntabwo iraguma yari ya Riderman, yari ya Band Boys, ahubwo Riderman ari kuri stage babona ukuntu stade yose isaze kuba Riderman, bagatuma Katasi tugize icyo tuyimwimye, biradukoraho bahindura muri vestiaire. Icyo gihe nabyina active sinjya mbyibagirwa, baraza bavuga ati mwihangane, Urban Boys bayikuraho baha Riderman. Icyo kintu bigiye bihera kano kanya umuntu aza muri showbiz ukabura ntabwo ari gufatisha, cyane cyane ku bakobwa kamivuge gutyo, kavuga ati ngiye gukora akantu gatuma bamvuga, video yambaye ubusa tukata tumuvuga koko kahita yamamara. Yizi ko bimeze se cyane, akicara n'undi akavuga ati niki kizatuma bakora iki, mvugwa ngiye gukora iki. Rero Yamano nuriya mukobwa ugiye kubyanaliza neza, ntabwo mpamya ko Yamano ntabwo ari umuswa, ntabwo ari umuswa kuvuga kuri telefone akemera ko amuha amafaranga, bibaye ari ibyanyabyo bro. Buriya ni kumwe mutajya mubitekerezaho, ikintu cyanya kino wakivuga, uzi ko umukobwa kwego ngo wamuteye inda byanyabyo uhita umukuba. Biri seriye bro, narindi jambo yakuvugiraho akigwa ngo ndatwita uhita ukopa, ukuzi ko ari ibyanyabyo ukajya kumureba, akiuzi ko atari ibyanyabyo urita bukavuga ati ya nagutereye inda, uri kumva kuko uvuga ati muri ribo bazavuga ati dore naremeye narayimuteye, sibyo? Ariko iyo atari ibyanyabyo mu bishobora kubiganira n'amasaha 10. Niko bya rero bya Yamano bimeze. Uriya mukobwa natwe kandi urebe nyuma y'ino ndirimbo bari kuvuga ngo baguze, uriya mukobwa agiye gusohora indirimbo nshyashya bro, izi boosting ngo dore wa mukobwa indirimbo yakoze. Icyo kintu kuvuga nimara kujya hanze usanga nyine wa mukobwa nawe aje gutyo muri showbiz nyine kuturamumenye, uko twagiye tumenya n'abandi na ba Mavide. Ntabwo mvuze comedy, mvuze Heineken kumva nuko twagiye tubamenya. Ni nk'ubwo buryo rero ni nka bino turi kumva byati Gaju, sinzi nimba ugibana n'ibintu boro bya
bya Nyambo na Nuzi na Titi Brown. nyamara njye ari amaplanka ngewe byaba biriya by'ubesto byaba ari biriya ngo barashwanye mbona ari amaplanka. Muri minsi abantu benshi bakomeje kuvuga ku mubano wabo bijya gutangira byatangiye nyuma yaho Titi yaravuye muri gereza, so bakubitana na Nyambo batuzana batubwira ko ari ababesto bisanzwe, biza kugaragara ko ari urukundo turabibona kuko dufite amaso turareba. Ejo mu minsi yashize nibwo baje batubwira ngo bashwanye, ukabona social media ahantu hose kuri X kuri Instagram ni Titi ni Nyambo ni Titi ni Nyambo, ariko nyamara ubu ngubu nyeka ko bari kumwe kandi bameze neza. Ariko reka nkubwire ikintu ngo mutajya mureba, ese mbere yuko ubundi mujye banza murebe umuntu murebe n'umuri inyuma. Hano muri showbiz abamo nk'ubu nkafite Gaju sibyo, mfite Gaju hano akaba akora ibintu mukabona Gaju ariko ari nyuma ngo genda ukora iki, ariko mukona showbiz imeze ntabwo Titi itava muri gereza. Titi n'umwana mu Gatenga, ava mu Gatenga azi Gikondo, muza kiza mu kubyina kibyina Magic bro, abyina muri za stage nako niyabyinaga bamuhaga bench ku stage byabaga bigoranye sibyo. Icyo gihe yari Titi nyine yari Titi bisanzwe, icyo gihe nawe warabyinaga. Icyo gihe narabyinaga sibyo bikumva, ariko aho birangiriye kano kanya ibintu byo Sniper zivuyeho n'izindi timu Titi nibwo zamutse. Titi mu kuva muri gereza ararebye asanga na kindi kintu cyatuma twongera kumenya Titi. Kese ari maze kumuvugaho n'iki ni umukobwa sibyo Viole. Abantu benshi bari bamwijunditse bamwishyizemo ibintu nk'ibyo, ariko dusanga aricara umuntu uri inyuma mugaye turazi iyi diru yaryo sibyo. Iyo dirije izari pafu kandi kuko tuyijyamo turayenjoyinga. Ikintu abantu batajya kuki batajya bavuga ni gute ubundi mu besto atera undi mu bestinda besto konatera undi mu bestinda birashoboka Gaju ko twaturi besto nkagutwitisha kandi waba uri besto. Asa ugasaduri tukiri kuri iyo ngingo reka kubaza niki gituma umukobwa abizi tubigarure mu buzima busanzwe tujya side ya Titi na Nyambo, ugasanga umukobwa afite umupartner bakundana banafite projet zifatika, ariko ugasanga ku ruhande afite undi muntu we kuri we yitwa besto ari we usanga yababaranye na sheri we ari nazibana zidakomanya amahembe, hari icyo bapfuye ayo ngo yicara bikemure na sheri akabanza kwirukira kwa besto akagira ibiki. Ari naho hamwe na rimwe tujya dusanga ahubwo ba besto hari inshingano bakora zagakwiye gukorwa n'umukunzi wawe. Uzi ikintu gihari success nyiraho ngaho nako kiraho ngaho sure abakobwa hari ukuntu baba bameze nyine banga nko vango nko bikagufata nk'ikintu wowe urimo kubona nyine ufite. Abakobwa benshi bashobora kuba ababesto muzare nyine bari same age kuno nyine abantu bagiye bangana, kandi akenshi abo bantu bari same ntabwo nyine benshi bafite imirimo nyine ifatika kuvuga ngo barafatanya uburyo buri finance bwabo buri hasi. Abo bakobwa rero abo bantu baba bafite nk'abasheri babo nabo ngabo basupporting sibyo. N'aba babesto ubwonko nyine umva n'uwo ngo nyine bangana bahuza vibe ubona nyine ari proud yo kuba ari kumwe n'ahantu hose, ariko mu rwego kuvuga ngo bira bintu abihishe nyine akabyinira kuvuga ngo ni best umushuti wanjye, ariko ukabona buryo bitwarana n'uwo mu besto ntabwo nyine ari ubushuti bugize ubushuti busanzwe. Nge Angelina niko kumaze kubibona kuko abenshi abafite aba besto bafite nyine abasore bangana nabo bandi bakuru nyine bakundana. Ngire kamubwiza ukuri ngi byaba besto ngiye nakuniga ndi seriye bro naga aryo, ariko man nkubwo ikintu cya mbere kirenze guteresa umukobwa sure sibyo umumenyera buri kimwe. Havuye inyana yimbwa hirya iriya nuzayiturutse ngo ni best besto abazi kwita childhood ye akwita, ariko man aruzi ko abakobwa bari seriye banasaze, ariko nk'ubu Gaju ubu tugiranye ikibazo ugiye kureba besto wabo. None se abantu bose rega buryo bahozanyamo ntabwo bihuye bro. Uwo muhozanyo rero ni muri aho ngaho uri ibintu byawe byose ari ubugumagumi utazi kuvuga buhoro ngo twari umwana umubwira ati no baby things is like this. Ego baby undaraje aramubwiye ati ngwino hano baze nkwereka aba besto nicyo bakora araguhobera kuryamije mu gituza avuga ati ntabwo wowe mugenzi murajyana bawe bagomba kujyana n'utuntu tworoheje utuntu turaho ibyo bintu nukorora ibintu bidashye nukorora bakoze. Reka nkubaze ikibazo kimwe Gaju, umuntu murakunda uwo mu besto aje gukora iki
nakubwiye ngo njyewe ntabwo abakobwa nyine bazi kwakira ikintu bafite ngo bacyakire bumve yuko nyine mfite uyu naramwemereye kandi namwemereye nabitekerejeho mbona ko tuberanye ahubwo nyine akumva yuko ashaka undi muntu nyine babana nyine gutyo tu ugira umu best njye nta best ngira bro ni ukuri kose kandi ntabwo nuko ngenda imbere ya kamera uzi impamvu utamugira se nyiko bwiye nuko nawe nzi ko wamukubita buriya reka mbwira ukuntu mujya ndaburiza amana ndarwana simbiza ko rwana ariko ni ibintu si ibintu byoroshye se uzi ikibi cya best buriya umu best niwe mwanzi wa mbere ugira nuko mutajya mwe mubitekereza ngo mubirebe uzi best simuvuze ngo ni the same age bivuze ngo na life abarimo iyo uteye intambwe ukamurusha best arababara agira ishyari sibyo nana tujye kumva twumva ngo umukobwa ngo rufite ubukwe ngo shanga ngo yaguye igihumure ngo uziko ngo yambaye inkweto ngo akiruka nyamara best abari aho abirebera hano tu ameze gutya sibyo rero ikintu nshaka kukubwira ubundi kugira best ntabwo baba bazi no kugira amabanga wa baby nabo nyine byo best wa best babo mwana nyine best afite undi best ikintu wowe ikintu cyawe utabashije kwibikira ndakubwira umuntu man umuntu n'ubundi najya guhemukira nawe uzaba wabyite nawe uzaba wimennye nyine icyo ushaka kubwira uzi ko bura kugira ngo ugire umu best w'umukobwa ngiye uvuga ati itone gatoya uko haje mu by'abajama natambica zaje bashara batamwemera abanya best w'umuhungu ntabwo yatinyuka reba neza shaka uzi icyo gihe duhuye umwe muri bo twajya duhura akiruka kweli ibintu abakorera umwe muri bo ajya avuga ati yesu we ibintu byawe byose ni imijinya we man ntabwo ari imijinya niyo mpamvu ushobora wazasanga best kwa ibintu byawe byose ari imijinya nakubwiye ngo umwe muri bo twajya duhura akiruka uzi ariko koroha ariko wari wababaraho mu rukundo wewe wababaraye se njye narababaye naramugaye umutima warashize ariko amazaye bro yesu usa n'umuntu wabaye winyutsa narira babarira ariko mana nyagasani we amarira araje shama nimba ari dambi rukundo ruba wowe ubabara bro nesha ni umurana no munsi se ngubona nesha yazo bino byo bimbare bize kuhira uyu nguyu ni sheri wawe ize guhira bino byo ndabisengera mbi umugisha mana ishimwe nguyu ni fiance wanjye by the way ariko kaka n'utambitsemo ngo duhuye none se abizi none se lega nawe afite aba besties ngewe ndetse wawe yabirakaramo we mbere yuko uzani yahuye n'abandi benshi ntabwo yabirakaramo sheri wawe yewe mfite abashiki banjye benshi ntabwo mfite aba best bashiki bawe okay nuri sister wanjye oya nimba ndi sister muri ubwo buryo ntabwo tukiri sister turabizi ubuhe buryo se ubuhe buryo ngo ufite abashiki bawe benshi n'ibyo nshaka kukumininga kandi bari abasheri bawe man njye twemera bro nimba uzi ko mfite sheri umwe ego ejo ni Saint Valentin mfite sheri umwe ufite sheri umwe kwa kejo ni Saint Valentin man hacks ntagashobotse njye nakubwiye ntashobotse rajo urukundo ni iki urukundo ni iki urukundo bro urukundo icyo ari cyo urukundo ni inzengeri urukundo ni inzengeri uyu wawe umufite uruzungere unazungere undi inzengere pe yakoze wazungera watangiye gukoresha amashareta n'amafoto bro wazungere ni gift yama yamwe mu nyanyambara ukubona ko umukobwa imbaraga afite amusanga ngiye inama yawe nzikoresha nyogokuru ni mushiki wa Saro bashyire tatuwaje hano bashyire tatuwaje hano gusa icyo cyo kukubwira siyo uko namukunda kose cyangwa naba namukunda namubest agomba okay amugize mu ibanga ntacyo bintwaye ariko ngiye ntago numva ko nagira kintu kibanga man ibintu byose buryo byarengereye biba byapfuye buri urazi ibintu byose byabaye byinshi biba byapfuye ubona yuko nyina turi inshuti ariko turamutse tugize kurukuru byapfuye bitabipfanye hacks niki muri showbiz gituma kugira ngo wumve ko uri bujye hit uri abantu bari bukumenye uri bubanze gukina imitwe yabo uzi impamvu se buriya abantu bakunda ibinyoma uzareba ibiganiro bivuga Imana birebwa n'abantu bake ariko uzareba ibiganiro bivuga amatiku komanteri zimeze gutya abagira inama uri kumva icyo kintu bivuze ngo nimba nshaka gukora ikintu runaka nzazana icyayi nk'uko rikubwiye icyayi nagaje mbwate ariko buriya nta kintu twakora tukavugwa tugikore yigira hariya iwabo atuze nanjye nijya yarantuze showbiz ijagarare mujye kwiga akantu kivi mu mujyi ka boosting neri gutera review akanga mu mujyi hariya narabirebye mbona ukuntu abantu bose bayagaye yembaza neri
Musa ni ivi koko araseka urumva ntiyansubije ko arasetse mpita niha iki igisubizo urabona ukuntu buri wese yateye komantere yashidutse ko uriya mukobwa abagabo barabuze uriya mugabo ni igicucu biriya nibyo bita gukina n'ubwenge bw'abantu bivuze ngo ngomba gukora ikintu gituma mukora iki mutuvuga kandi nicyo tuba dushaka nicyo tuba dukoze iki tuba dushaka gukora rero mutazabona ejo bundi rwose njyara umukobwa uvuze ko namuteye inda bibatungure ni prank twavuga ko prank ya Titi Brown na Nyambo yamaze gufata cyane nase Titi niyagarutse mu kazi actually ubu ngubu bafite na filime barimo gupromotinga nyeka ko ari nayo yatumye bakreatinga iyi shusho badushyizemo muri iyi minsi yitwa Love Win barimo bapromotinga bakinanyemo bahuyemo bombi uzi bro wa Titi bro sister bro mwavuga ngo wagwanule kwigwataraza urumva wigwataraza right yeah sure mujye mwiga ko yavugaga ati ukuntu yamuvugaga nabi ariko baramubajije ngo ese ko batandukanye mwumvise ikinyapfura agarukanye byanjye bita kuvuga ngo icara wige kwicaza umuntu sky 2 ukavuga icara wige byanjye bita kwigisha umuntu bano kuvuga ati wowe ifite ikihe kibazo bakakemura noneho ujye ugenda gutya gake gake urumva ko ibya mukuru we ntabwo yashaka kubijyamo bivuze ngo Titi kuba aragarutse na Nyamba kandi byarafashe by the way film yatangiye guflopinga niba mwarabibonaga yatangiye guflopinga ariko kano kandi amafilm yose yakora yajya hejuru nk'ibi ngibi byino mu baby ngo ni Miki tubona we naga ni regisi ibiki kasuko ejo ndarabivuze mu mutera amabuye kandi kuko naje gusanga ari iyo bajije Miki ngo bimeze gute ukora iki yewe nyina filime regisi amagani yaransambanyije ndi kumwe naga izo story icyo nicyo bita hit mu Rwanda nyamara ari abantu bafite imizigo bro man bafite imizigo ya danger batajya bamenyekana umwana none se ko ari nacyo abantu benshi bakomeza kuvuga ko nidutareba neza tuzashiduka birimo birica yaba industry ya music y'u Rwanda na entertainment industry muri rusange kuko byonyine n'aba content creators bashinjwa ko bakora ama content agamije gusebya abandi kugira ngo bo babone umugati ibyo ndabihera hehe ndabiheka tufata urugero kuba big stars bari hano mu Rwanda turebe nka Tiger B The Bang saga bakuriye hagati na Bruce Melody ikimo ibintu byafashe intera ndende ariko bo ubwabo bagaragaza ko nta kibazo bafitanye kuko no gutanya mu ntangiriro z'uyu mwaka mu gitaramo cya The Ben Bruce Melody yahagaragaye amusapotinga n'ama interview twumva ku ruhande bw'ubwabo bakora bagaragaza ko nta kibazo bafitanye ariko hagati mu ba content creators n'aba following abo bantu ubwabo tugakomeza kwiremamo igico hagati yabo bombi ibyo bintu mbona nge byica urugendo rw'iterambere ry'umuziki na industry entertainment aba bantu babiri aribo bishyira ngo bavuge ibyo bintu nabyo byashoboka reka nguryo ruri simple byahereye kuri PlayStation sure byahereye I know reka twibutse abantu gato iyo saga ijya kuza iyo PlayStation bivuga ko Bruce Melody yasabye approach The Bang akamubwira hamusanga so muko hamusanga The Bang bakunda gukina PlayStation cyane yari ari kuri game baramubwira ati Bruce ari hanze yaje gukurira avuga ati ihangane gato mbanze nsoze game Bruce Melody ngo yaramutegereje aramubura arigenda sagihera aho ngaho kuwa bizanye nituza aho yabikura urumva ukuntu ibintu bimeze byano hanze sibyo nkuko nabikubwiye abantu bo baricara bakara ikintu kigiye kubacururiza kuvuga cyane kwa Bruce Melody bimuha akazi na The Ben kuvuga cyane bikamuha kandi ni nk'amakipe akina ujya wumva umuntu w'umukene wa danger ariko yicaye nkane kuvuga ngo noneho ngo twaguze umukinnyi miliyoni 90 z'amadolari bo twazishyuye kandi nta gihombo agira agiye kuburara ariko ngo yaguze umukinnyi noneho ngo ikipe ngo turabishe urujye bumva abantu hano rero hari abantu urabona okay ukuntu bakina bagita rusa dame ukuntu umuntu asunika umufuniko niko na bino bifi binini bimeze bifite ubushobozi bwo kwicara akavuga ati ariko ngiye gusohora ikintu dukora iki ibyo nakababwa Bruce Melody ati dukora iki cyangwa Bruce Melody akavuga ati reka turebe igituma imitwe y'abantu yongera kwibuka ko duhari sibyo ntabwo numva ukuntu arya mujama wakajisho yitwa muri Nigeria
afropinga icyo kiri ku cyumba agafropinga nyine agiye muri show yiwe harimo abantu man inyuma usibye ko n'abandi bantu bari inyuma bose barabafasha babigeza kuri stage sibyo abura abantu ari nk'umuntu tuvuga ngo ni icyamamare The Ben akaza kuzuza arena bakabura naho bicara icyo kintu ku cyumba bivuze ngo twebwe hano mu Rwanda kugira ngo nyine umuntu azazamuke nuko agomba gushaka ikintu azamukiraho ubwo mukobwa nakubwiye wa yamano yaje ubu n'undi muntu nashaka kuzamuka uzajya kumva ngo haje undi yenge nibuka twamamaza Sarongo no umupfumu y'ungo w'umurozi aracyari no mu mategeko actually akurikira buri muntu wese yakubwiraga ngo ngwino ko mutuje kwamamaza Sarongo akikubitara mu nguni ngo yagurutse ariko musa aguruka ngo wibye amatongo 500 bituntu nyine mutwe tu ariko kana kanyabaje umuntu wese agiye kwasanga kumupfumu ko ikirere giye kuroga atakibonye sibyo bivuze ngo nuko iki kibuga kimeze umuntu uzashaka kwamamara azashaka ikintu kitari cyiza gituma azamuka nese ibyo bintu tubiha intebe Sandrine ibyo bintu tubiha intebe twicare twemeze ko bikwiye kugira ngo umuntu akore mega hit akora ikintu kibe successful ari uko abafite ikindi kintu kiri negative yuririyeho ku ruhande ntabwo bikwiye ariko nyine niko generation turimo turabamo nyine imeze urumva niko biteye nimba nkuko Hax yabivuze nyine buri muntu wese kugira ngo atere imbere abanza akaza agashyirishamo mugenzi wiwe akaba ariko bigenda ubwo urumva nyine nta kintu kimwe umuntu yabinda ko ntabwo nyine byari bikwiye tu ntabwo byari bikwiye kabisa ntabwo bikwiye ariko birakwiye nanone kundi ruhande dukeneye gucuruza dukeneye ubuzima bwacu niko bimeze nakubwiye ngo navuze nyine ko ariyo generation nyine niyo reka mubwize ukuri bro mu Rwanda umuziki umeze kugera kuri level imwe runaka sibyo ngaho mbwira umuhanzi uvuga ucyamamare utaraciye muri izo saga mu rugero mbwati runaka haro wambwira biragoye actually hari n'ikindi kintu cyanangaje mu minsi yashize sinzi niba nawe utarabibonye umwe mu bana b'abakobwa bakiri bato cyane barumaze iminsi atrendinga kuri social media platforms zitandukanye cyane nka X na Instagram avuga ukuntu yatumijweho na Killaman tureba ahantu avanye sinema nyarwanda n'ahantu yigejeje muri Killaman Empire yiwe abakinnyi yatugaruriye bamwe twari twarabuze ba kera akongera akabagarura urugero rwiza rw'umukozi twakigiraho nk'abakiri batoya bari kuzamuka mu bintu bitandukanye ko byaranangaje kubona ejo bundi umwana w'umukobwa yaricaye imbere ya kamera akavuga ukuntu yamutumijeho muri casting akamubwira ko ngo mbere yuko amwemerera kwinjira muri filime ziwe yemera bakishimishanya bakaryamana ariko rero nuko piko byizera ngereka ngo uri mpamvu utabyizeye hari umukobwa waje avuga ngo wabyaranye na Irene ko byo bitabaho man no bibaho ariko reka maze nkubwire ese ko nawe uravuga ko ku muntu ngo azavuga ko umuntu utarazamuka mubwira ati uriya muntu utarazamuka ngo yarambwinga ibi n'ibi ntago tumuzi yaramutubwira haje umuntu aravuga ngo Irene bafitanye umwana umukobwa muramwibuka turamwibuka ngo yamutaye mu nzu ngo afitanye umwana n'ibiki ara trending abantu benshi Irene baramwijundika babazi Irene kuri The Choice no yarari ati sura umukobwa twabonye Irene araseka ati ahubwo amategeko ajya here kuri bariye sibyo ubungu kandi kandi afite ubushobozi bwo koza ngicano nkiriza nabeshyira Junior na Rock mukuri kw'Imana ati banjanye mu bapfumu mbaha miliyoni yanjye cyane nkanarira bro bagutaze bidutara nkanarira icyo gihe unazavuga ati ariko mbega Rock na Junior kumbi buriya ikura bimeze siko bimeze wenda sinzi impamvu bibaho muze kumva ibintu bibiri kuri Killaman hari umwana wa Samusuri sinzi uyu mwana mwumvisha nawe yavuze ko ry'amafaranga we yavuze amafaranga ndakeka siyo ariko yamagaye Killaman kuri telefone byo atakuzi ibyo nanjye nabihagarara kuko gukina filime cyo kuza gwa appointment yo kuzaza ko nagakubwira ngo ngwino unyishyure atarakubona ni business arimo nanone kuri ntabwo twamubwira business arimo yarashoye sibyo wowe ushaka kumwururiraho kurira ku izina ry'umuntu ni amafaranga ni brand twishaka kubigira ubuntu none kakana abanyarwanda kabavemo niba umamagaye uzi ko ari ikintu nyeneyeho nyishyura gaje siko kuri ubu ngubu nza turaziranye ubu nakubwira ngo gaju hari ahantu nshaka kujyana ngiye muri diri runaka ngiye kugushyira muri video kuko tuziranye ni for free kandi iyo video uzayikuramo amafaranga ni for free wapi nose nanya ko amafaranga azavuga ngo gaju ngo yanshe amafaranga ngo kujya muri video ibyo ni kubyumva nyine ngiye mu mafaranga nawe naze mu mafaranga siko bimeze haka ntabwo mpamya ko Killaman rwose
ntabwo uriya mukobwa ari ukuribwa na Kiramani. Yeah. umva nkubwire ikintu kimwe hasi umukobwa akuribwa na Kiramani Denis dukurikije Kiramani ahantu yavuye, dukurikije ko anafite n'umuryango, dukurikije urugendo rwe, ni umuntu ubona ko atakora biriya bintu. Turi ko umuryango kuko hano hanze n'abagabo bari kwana dutoya. Sindi kumushinja yuko nyine ngo atabikora kuko ntabwo nyine ngiye muzimo ndamushinja hasi ngo mucire urubanza, ariko nitwirengagize yuko kenshi kugira ngo ubone akazi cyangwa se ubone ikintu cyo gukora muri kino gihe uzi ngo ni umugabo ugiye kugukoresha barabigusaba. Hari wabikwatse wowe? Njyewe rimwe se kabiri barabimuhaye se uburenganzira n'ubwanjye ndahakana cyangwa se hari waremeye kuki no kunshinja kwemera bro navuze ati ndahakana cyangwa se kemerwa muri ibyo ngibyo waremeye se cyangwa urakanye uranshaka iki waremeye oya gashi icyo yatubwiraga atubwira ko ibintu kubaza waremeye nshaka kumenya ko bibaho byanyabyo waremeye urakora iki bakobwa rero namwe mujye mwemera mubone imirimo oya buri muntu wese n'uburenganzira bwe n'ubyo akora ibintu bye bro oya uri kumupushinga kuyaga iki uri gutuma guha igisubizo ushaka kumva n'icyakora ukuri ko rero na Kiramani bimeze yaraje ababwira ibyo mushaka kumva siko bimeze sorry uzima mvuze ngubwire gutyo ariko man abakobwa mara yabuze ko abahafi uzi gushaka kujya mu muhanda ukabwirwa ngo rira uri kumva hogora wishyure akarira akabandagara gaje uheruka kurira ryari ejo bundi uri kumva reka nkubwire impamvu kubigarukaho uri kumva bro abakobwa mara baba hafi cyakoze yanjye ngewe sinzi ntabwo sinzi nyine ayawe ndayazi gaje ceceka uranga Nyarudindi ayo ni Nyarudindi uratembaga radiyo uzambuza isoko muri buno buzima nkiri kumwe nawe kurira uko biri mu bintu biranga umukobwa mwiza biranaruhura beda kurira biri mu bintu biranga umukobwa mwiza anyway uretse no kuvuga ngo ku bakobwa buriya no ku bagabo n'igitsina gabo nubwo barira gake ariko kurira biraruhura kimwe mu bintu abantu bagira inama abantu aba counselors buriya barakubwira ngo niba amarangamutima yawe wumva akujyanisha ku kurira icarurire ngendera buri munsi nirwo wa mungani wa Skype icara wiyige niba wumva ufite ikibazo amarira ari hafi icarurire gusa ariko ikintu kiriho ntabwo mpamya ko okay hano hanze bireze abakobwa nabo barakabije bro naguha urugero ngiye mpamvu ngo gutyo se nyikubwira umukobwa yikubise ejo bundi ni kuri no ball yabeka bira mu mujyi kuri Bonani ariko umuntu abona akabona gitaye nyine ira show wakoze ninjoro mu ijoro rya Bonane yego umuntu akabona nyifite taye akabona inda akagati cyane n'igikira from nowhere bro umukobwa araza nyine ko kuri umuntu nyine umusuhuza nkuko asuje abandi nkuko wanyanze gutyo bro ari warimo kubwira cyane tiko nakwanze uburinda ahubwo kuva ngo winyita kana utuntu nyine ngutwo twishira umugano bahitabaza akakwegera bumva iki wa muntu amwitegeza namuri hagati ariko disa abana b'i Kigali bararakaye uzima mu byanungo wese narabatse umusaza umwana aza ahantu no azi ko yikurira ku mwana wa muri day one ariko ndaseka uzima muse bari abakobwa nyine bagabukene bunariho by the way mu byemere ubukene buriho abagabo barabuze ko twicaranye ubu ngubu ufite amahirwe nuko wowe uri mushiki wanjye nta kibazo ariko ufite amahirwe ubwo ndiryo shyigo heza wenyine uri kumva uzicaga gukubwira bro Kiramani ntabwo aryoha mwana yakaba yarariye nyambo yakaba yarariye isha yakaba ariko mu mutima w'umuntu niho aba mukuri unasanga nabana nabariye none wanamenye nayo byavuze nyene mpamvu utagomba no kuvuga ngo urabogamira uruhande rumwe kubera ko umuntu n'umutima we ndetse n'abantu tuzi bakomeye bo basaza barwaye bya diabete bajya gushaka abana biga muri secondaire cyane ariko nanone n'ubundi sinzi impamvu amakosa bayagarura kuri bashiki bacu sandireka kubaza aba ari wowe ugiye gukora amahitamo kaguhitishamo hagati y'abagabo babiri the guy muri generation zimwe niba ari n'imyaka myinshi akurusha n'ibiri n'itatu icyo gihe muri range z'imyaka imwe no gukundana n'umusaza ukuruta hafi imyaka tujya tubabona aho umuntu ashobora gukundana n'umuntu umurusha hafi imyaka 10 ukaba wicaranye n'umuntu umukobwa we akuruta afite umwana ukuruta
ariko mukaba mwicaranye uri kumwita sheri shushu bebe hani wowe urarobye wowe wajya ku ruhe ruhande? Okay. Nkuko nyine nabivuze, umuntu wese agira amahitamo yiwe, abantu banakunda bitandukanye, ariko njyewe ntabwo numva uburyo nagenda guforingira ku musaza umwana apfa ndimo ndabona umusore biriya bintu mbona njyewe bitanasa neza, ariko urukundo ni impumyi, ariko nyine njyewe sinzi uburyo nahuma ku buryo nagenda guforingira apfa wanjye. none se reka nkubaze ari ukurira mu myotsi no kuririra muri benz waririra ese bigize ikizo benz ugira ngo yagiye kuzigira atarabanje ngo anyure muri iyo myotsi bro? Iyo process rero niyo benshi batizereramo, like bihute barashinga gufata ibya kera sibyo byubu. reka mbahe, ntabwo nashakaga kubigaruka ariko reka mbivuge. Umunsi umwe twigaga high school, bari turimo kwitegura ikizamini cya leta. Urabona iyo abantu bari kwitegura ikizamini cya leta habura nk'ibyumweru 2-3 abantu baba bari bize, na wa wundi utarigaga aba yakangukiye kwiga, icyo bita kubyibushya. So ndabyibuka twari twicaye mu ishuri, I was with my guys, twari twicaye nta kuntu abajama bajya bicara bakicara inyuma mu gitondo bari kwiga, turi kwiga tuvuga ati reka tukavaringa aka gatopic, nimugoroba turaza kujya kuri aka, ejo tuzajya ku kandi, nyine dukore preparation neza. Noneho aside hirya hari ikindi gikundi nacyo cy'abandi bakobwa bicaye nabo basa nk'abari kwiga, ariko abakobwa bari kwiterera story, nyine bari baforminze group nk'abari kwiga nkatwe, ariko bo bari kwiterera story. So then bari barimo basakuza, ndabamamagara umwe muri bo wari uri gusakuza cyane, ndamubwira ni wakihanganye ukavuga gakeya kugira ngo bidufashe kwiga twebwe ko murimo muratubangamira. That girl yambwiye ijambo sinzaryibagirwa, wereka sinshobora kuzibagirwa na rimwe. Yarambwiye ngo nimwige mwe mu bikeneye, twebwe tuzajya muzuzuye. You get the thing? Mwige mwebwe mu bikeneye nyine, twe tuzajya muzuzuye. Nahise nsoma mind ye, ndumva ndavuga nti okay, as a girl we yumvaga ko yatsinda atatsinda, she's going to go out, arahura n'abantu benshi batandukanye, even azanahura n'ababaye successful, ajye muri ibyo babayemo successful atanahari. You get? Iyo jambo yararimbwiye, ndavuga nti none ikintu cyanangaje cyatumye bitindaho cyane nuko twari turi mu bantu twari turi kwigana na boyfriend wiwe. Ndavuga my guy, is this the thing? Sinabitinzeho muri icyo gihe, ariko nowadays nibwo mbitekerezaho nkasanga koko ari ikibazo. Kandi none wareba bashiki bacu koko ugasanga nibyo mind zabo naho zitandukaniye n'izongo, bajya muzuzuye. Reka nkubwire uzi hatsi abakobwa benshi sibyo, ntabwo sinzi impamvu nyine baba bashaka nyine gutekereza nyine gutya sibyo, ntibagira amaso nyine ngo bageze inyuma. Urumva iba arimo kumva ashaka ibintu byiza bihenze muri ako kanya kadashaka gukorera, ntabwo arimo gutekereza kuri uwo muntu bagiye kubana mu gihe babanye bya bintu bikabura, kuko abantu bafata amakredi, abantu ibibazo nyine impanuka ziraba, umuntu aranatekereza sibyo. Mu gihe hari ugiye gukora umuryango, ntabwo wigeze wiga gukora ngo ushakishe, ugiye mu bintu bandi bantu bavunikiye utazi uburyo byabonetsemo. Ntutekereze ngo uvuge ngo ngiye kukinge ntakiga ngo nkore kino kintu, cyangwa se nanjye nshaka ibyanjye. Mu gihe kino kibazo kibayeho, nanjye nzagira uburyo nzagira ntuza nyine backup nyine. Ukumva nyine ashaka kujya kurya bya bintu bya wa musaza yavunikiye, ntazi eda afite abana n'ubundi bazamukuramo, bavuga ati umwe papa wacu ibintu byacu, abana musohora aho ngaho, tuzana benshi bagiye abanza bakabakira kubagira aho ngaho bagakena. Urumva ibi byose tuzira benshi babaye abakene mu gihe kirekire nyuma bagakira. Niyo mpamvu navugaga yuko nyine ibintu byose bidatangira ari byiza, ariko umuntu ahari arashakisha. Umukobwa utekereza gutyo uzafate nk'ingunguru itarimo ikintu, ukubiteho ibuye uzengurutse, irarangurura. Ikinyarwanda cyiza. Kano kanya umukobwa aba ari muri primaire mu wa 6,
akaba yicaye abizi yuko agatipe kamurya kari gukina nyine tu kari kumukiniraho sibyo agera muri segonderi afite ngo bamutanzemo pasi umujama runaka uzamo 10,000 senkani 100 uri kumva ariko mana hari abakobwa uzana abakobwa bavuga ngo tunga urugero ntabwo mwihangana aho muri Simba avuze nabi hari umuntu ugeze kuvuga ngo kuki ari abakobwa bemera kubyarira iwabo abana agakuramo inda abakobwa babiri intwari ni iyi nyine urenze muri abo nundi je nakivuga ko ari ubabyariye iwabo uzi umukobwa ubyarira iwabo wowe wa mugabo wumva ufite gahunda yo gushaka washaka uwo mukobwa kubera iki uzi impamvu ngerekanye kubwira impamvu umukobwa uzi gusafaringa ku mwana we bro yatunga urugo wowe umugabo na accident zibaho umugabo akaba ikimuga man umukobwa ruhanya umwana we umwana akaruhana umwana bro ku rugo byaba birenze sibyo nibona abakobwa be hano hanze bigishwa ngo sinabyara mu rugo uzi impamvu baba yivujishwa kuriya acyafite umuntu umukoresheje inzara za senkani ntago arakubitwa n'inzara ntago ajya muri gito ngo nyine uza amafaranga ubundi reka nk'urugero rwa hafi uzatora amafaranga uyarye ukorera amafaranga uyarye ureba amafaranga asigara afite agaciro uza amafaranga wakorera kuvunnye ubu ukuraho ijana ukumva mana nyagasani we arashize uri kumva ntayavunikiye sibyo ariko uzi kuba umuntu nko umuntu yaguha telefone akakubwira ngo ujye unyitaba njyenyine uri kumva icyo kintu ngo haye telefone nzumva uyivugiraho nzayikwaka chat nzabona zitari izanjye tuzashwana ngo haye inzu nzasangamo undi muntu nzayigukuramo icyo kintu kucyumva ubayeho ubujura ni bunyeshyamba sibyo kandi hano hanze abantu abasajije ngo ngewe ngo ndarenze ngo nambaye inkweto senkani musa izo senkani turabizi neza kuko zikosa bazigukuramo niko koko n'umuntu abagenda yambaye ubusa kandi yambaye imyenda ugasanga urukweto nishe ikanzu nishe imisatsi nishe ubona bashwanye bagahura mu muhanda ubusa buri urabona kera abantu bakiri high school bakiri mu mashuri ya secondaire hari ukuntu nko ku ishuri habaga ama talent show habaga ama boom ugasanga nk'umujama yagutije wenda nk'inkweto akagucaho urimo kubyina ahantu ngo ugere neza batagukandagira oya ntuzi reka mubwire njye nibuka twiga muri apape nari umuyemuzi muri apape sibyo harimo ababire bafite abakobwa bakundana bakubonana bro uri umukobwa niba uruka ko ngo niza agapira ngo ibiki yakubona n'umujama nawe bari kukubwira ngo biti ukatukuramo direct nane kujya kuzuyaza nta n'iki ukatukuramo ngo yaguhaye ngo 500 muri kantine agusanganye n'undi mwicaranye uriyishyurira uramusubiza nta mikino uri kumva ko kano kanya man umukobwa araza uno munsi yikubita imihanda bamurompeka rimwe imodoka ikabiraje sibyo bamurompeka bwa kabiri inzi ikabiraje urumva ukuntu ibintu byaryoshye iriya modoka nkubwije ukuri yuko sheri wamufashe imvura yamunyagira ariko uzayo umukobwa uhasoringa bro agahasoringa agashyiraho ubwonko bwiwe uzi ukuntu biba se uzacungire abana abakobwa basuzugura ngo bakura mu muhanda niba umukobwa nyine ukubura mu muhanda nyine abantu baca amazi cyangwa umuyede cyangwa nyine ka kazi twa dusuzugura uri umukobwa ugakora ababayeho neza ababayeho na stress y'umutipe umuga ngo kuki utanyitabye kuri telefone akuguriye ababayeho avuga ati runaka agiye igihe cyose nakora iki nta kwimenya ariko man umuntu agutunze guhera hasi inzu bamwe ibyo wambara ibyo urya bimbuze ngo ni afite n'ubushobozi bwo kuza akagukomanira akagukora n'iryinyo gatuza aranagusuzugura man ibaze uri umubire umukobwa ari ugutunze uzi umuntu ushobora kujya gukoresha inzara ukamubwira mpa amafaranga man reba umuntu ukugurira akagurana na suve man ibyo bintu ngemba numva biciriritse nta n'ahantu yanahera kubaha n'uwo muntu ntibakanarere ngo baba babaje ngo babanze ababona risi no muntu namutse mujyanye nkamugeza mu rugo ubu bino bintu ubu nabo nzakomeza mbikore uzi none se ikintu gitangaje urasinzi impamvu hari abantu benshi batajya babyitaho ngo babirebe buriya ushobora kuba uri umujama sifate urugero nkanjye mahura n'abakobwa benshi tugakundana tukagira ibyo dukora nkabafata mu buryo bwose nshaka uzi ko wa muntu nkorera ibyo bintu byose
umamagara ngiye muri salo, okay, nkankohereza amafaranga, umamagara ibisatsi yasaje, okay, umamagara nshaka gushopinga, okay. Uziko uwo muntu tuba tumenanye gutyo, iyo ngize igihe cyo kugira amahitamo yo guhitamo umugore atari we mfata. None se n'abakobwa dusengera amayoga mu tubari kwirirwa nabo ati ushobora kuvuga ati ngo saa 3 z'ijoro umuntu nsanga akahita abyuka akaza. Uzi ikintu cyadanje iyo uri no gutekereza umukobwa mukunda nagajya mu kandi murarompa kurya kandi umutani ndukavuga ati fata semana ikoremo, ariko utekereza ari presentable mu bihe byawe, aho uri uramujyana, aho uri uramwerekana, ariko nujya gushaka umugore rero ntaga baby bajya bakimenya, ntabwo yakimenya, ntabwo bakimenya kandi sinzi impamvu batabimenya. birabibora man, sibyo? Abakobwa sinzi ukuntu batekereza tu, batekereza abakobwa bafite okay, bundi mugani abakobwa bakunda ibyo bumva, ariko siko mfite ubushobozi bwo kuza gakubwira ngo ngewe kino kirere icyo ubona haranda hagukati ntihagukatira bro, ntugukatira haranga avuga ati ndahaguhaye ukemera bana ejo ukazaza amaze zishira cya kirenza kigeraho ryari mu mpande cyashaka urwego. turagera tugara ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ni Hux Mika na Gaju wacu, umunyamakuru mwiza cyane, umwe mu bakobwa bafite impano zidasanzwe, icyamamare kuko dore kubyongera yego uri umusitari bro nako sister ajya avuga ngo sindaza, reka abantu bamwite Gaju. Uyu munsi social media platform ni kimwe mu bintu biri gutunga abantu, imbuga nkoranyambaga muri rusange zirimo umugati kandi munini pe, usize na breba, ariko uburyo twese tugerageza kuwugeraho kugira ngo turumeho buratandukanye. Rimwe na rimwe usanga hari n'abawukoresha mu buryo bubi, ukabagaburira by'igihe gito, nyuma y'indi minsi bakisanga bari mu maboko atari ayabo, bitewe n'uko bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Ndagira ngo uduhe ishusho, imbuga nkoranyambaga kuri wowe ni iki zikwiye gukoreshwa gute? Ikintu tugomba kumenya ni uko twebwe ibintu turimo turashyira ku mbuga ni ibintu bikurikirwa n'abantu bose ndetse n'abazadukomokaho. Kugira ngo tuyihereze igihe kiramye kandi nyine ibintu dukomeza gukora bikomeza kurebwa ndetse kandi bikanakundwa, ni ugukora ibintu tuzi yuko bitazagira abantu byafekta. Dukunda kubona nyine abantu bashyizeho amavideo bambaye ubusa, bari kuvuga amagambo atari meza, batukana, basenyana. Mu by'ukuri abantu batekereza yuko hari abantu bazabakomokaho, bazabona ibyo bintu birimo biraba, nyine bakavuga ati mama wawe hari video nabonye kera mu gihe runaka arimo kubyina, arimo gukora, urumva uwo mwana nawe azakora ibyo bintu yumva nyine bitamuteye ishema, kuvuga mama wanjye yakoze ibintu nk'ibi ngibi, nyine urumva ntago nawe bimuhereza kwisanzura mu bandi, nyine kumva barimo baramuvuga nabi umubyeyi, ntago bimutera ishema. So ikintu rero navuga ni ukumenya ibyo tugomba gushyira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'amagambo tugomba kuvugira ku mbuga nkoranyambaga, bikoreshe biduhesha umugati ariko nyine mu buryo bwiza. Turya uwo mugati tunazigama ku buryo igihe kirekire apana igihe gitoya by'akanya. Cyo nicyo kigamijwe ubundi. Hux Mika, reka tuvuge kuri iyi nkuru gatoya. Urugendo, inkuru tumaze iminsi tubona abantu benshi barimo bafite amatsiko. Shadibu ni umwe mu bakobwa bakuru cyane hano kuri social media platform zo mu Rwanda, amwe mu bantu bakurikirwa n'abantu benshi, ni queen w'ibihe byose. Murumuna we yaba ari kwinjira muri game. Okay, ubundi niko akonde arakuntu muva mu muryango, siyo mwese mufite ikintu runaka mushoboye, ariko mwateye intambwe abandi barabatsikaza bakabashyira hasi. So sister we nawe ararenze bro, ni na mwiza na nano bahuriye kandi bafite mama nawe mwiza, tujye twemera nawe wemere uri mwiza. Nyuma y'abakobwa beza bose, nyuma y'abakobwa beza bose wabonye muri Kigali, wemere murusha imiterere ariko gaje ateye neza. So murumuna wa Shadibu rero sibyo nawe ari kuza, kandi ari uburyo ari kuzamo we noneho urarenze bro. Ikibazo cy'abakobwa dore bizaniye iki, uyu munsi tumubona aje mu tuntu twiza, mu gitondo hari umudayimoni umwongorera
nimba ari umubwira ngo kuramo imyenda nimba ari gukora iki man ntumenye ukuntu bipfuye ariko muzi Shaddy Boo azamo ino mihanda muzi indirimbo yitwa ngo buhoro buhoro ya King James nzaza Niyo buhoro yajemo. buhoro Niyo nzaza yajemo Shaddy buhoro buhoro Shaddy baraza agenda atangira gucengera gake gakeya kugeza kuri ya level twumvishe hoderi ya Osea arakomeza arazamuka ajya muri Tanzania icyongereza kiranga arongera arazamuka agera kuri ya level nyine tubona mu Rwanda nta wundi mukobwa kampani zose ari we zireba sibyo ariko kano kanya ntabwo twatinya kuvuga yuko Shaddy Boo igihe cye kigeze igihe cye kirageze hari abana noneho rwose basigaye bamurenze sibyo none ariko Imana igira ibihe abana bari kuvuka muri iyi myaka bamarayika generation Z niyo abo basaza rero bafite irari ugasanga yashatse umukobwa urumva umukobwa wa kera yabaga azi guhinga yabaga akikorera inka yaba ari umukobwa nyine urumva yasaza akavuga ati icyaha kirashaje akirebera akana kigaho hepfo muri segonderi tuba twana natwo dukeneye amafaranga ubukene bumeze nabi uri kumva niyo mpamvu ubu ngubu nta mukobwa mwiza ukinshishikaza n'ubundi bose naje gusanga ari za Heineken ariko Gaju wari uzakorera kose Heineken abantu bose man abenshi yego bara nabafashwe sibyo rata bara nabafashwe uzi abantu bakoresha noneho bya gaze oya nawe ngo hoya nawe apa cyamo bimba kingana gutya bose abantu bose barangana bose baruzi ko emere ni icupa rya kwinshi icupa rya gaze rirashoboka nimba Heineken utazi ko rishoboka ibindi ntukabihakane ubwo nawe tumwitege rero mu ruhando rw'abandi bakobwa bagiye kushumika mwese murumirwa ako wemeye ko ari umukobwa mwiza ni mwiza ikibazo nuko ubwiza bwose iyo ngeze ku icupa mpitamo nabo ntazi uko bugenze usibye Gaju utakoresha amacupa ariko ntago abari b'u Rwanda bose ariko bameze ntago mvuze ngo bose ariko abenshi uzima basigaye bavuga ngo abakobwa beza nta bwenge bagira nikubwira okay reka tuvuge ko tunagasorezeho abakobwa beza kano kanya bazi ko abakobwa bafite ibibono bafite nyashi sibyo nyamara mukunda manti twemera nkundi yawe ntabwo ngiye nyine agomba kwikunda nta kintu yakumarira nkunda se abandi ibyo nge ntabwo mbizi mba rero mbigusobanurira general man general ngiye ko ngiye ntabwo ndi makuru tu general uri kumva mu buzima busanzwe umukobwa wumva ko ikibuno ari bwo bwiza afite na so kuno yabavuga ngo ikibuno kora gicugusa azacugusa n'ubwonko cyangwa ntabwo byumvishe mbisubiremo umunsi ikibuno cy'umukobwa cyabaye ubwenge nzamwiruka inyuma ngo ukacugusa ikibuno aba ari kacugusa ubwonko ntabwo bishoboka uri umukobwa wumva ko bwiza bwe ari ikibuno umutwe waba harimo igido ubwonko bungana gutya niyo mpamvu uzasanga ababire benshi bajya kwishakiramo byara abahinzi bakagusigura inaha dusangira amayoga nkajya kubwira ati mfite uko uzamerekeza atangira ugasakuza amashyara akaza mukaragana sibyo kuko yiwutereza ariko nyine nta bwenge ugira ako si ubwo umukobwa ukubwira ngo nyishyuze 500 man iwaba ari mu cyaro baburaye bro umukobwa aho basohoka n'umukobwa uzi nko Primus muri quartier bakakubwira ngo mahenesi muri quartier anywa Primus kwa murokore mugeze kuri n'igihango ngo mugeze ahandi hantu kuri hoteli runaka yatse Henesi umukobwa ukubwira ngo ngiye sinjya ryama mu byumba ngo bitange ngo byibura ngo cyamake ngo kibi kijana aryama kuri simple mu rugo we na murumuna we ariko abakobwa urumva ubwenge bafite bose bamujyanye gukora iki ni vaze murakoze hacks yewe man n'umujene w'u Rwanda umubare munini w'abatuye u Rwanda n'urubyiruko kuri wowe kuba dufite igihugu cy'amahirwe angana cyahabwa urubyiruko kuba umunyarwanda bisobanuye iki kuri wowe umunyarwanda ni umugisha umugisha ni ishema kubera ko nicyo kiri mu bihugu ku isi ushobora kugenda igihe cyose ugataha ukagera mu rugo amahoro sio ikindi cya kabiri ni igihugu cyatwigishije byinshi gifite amateka y'umwihariko ikindi ni igihugu cyiza gisa neza gisukuye sinzi nimba ubyibuka kera tukiri kuva muri ya minsi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi abantu bari baratangiye kwati si bizagenda bite nawabonaga ishusho ngari yarwo ariko kano kanya ibintu bimeze neza kwitwa umunyarwanda njye ndishimye kuko ndi umunyarwanda njyewe ndi umunyarwanda Gaju umunyarwandakazi
nanjye nkaba umunyarwanda. oye We are the one. oya Na turi the one. Ese nta kintu tubwira wowe. nk'uko Hatsine amaze kubivuga, nanjye kuba umunyarwandakazi nyine bintera ishema, nk'iyo abantu bose nyine urumva abanyamahanga nk'iyo baje hano mu Rwanda bakavuga ati that girl she is a Rwandan, see those beautiful girls, Rwanda. Sibye n'ibyo ngibyo man, u Rwanda nyine ni igihugu cyiza udahaga gutembera, ahantu hose ugiye nyine uba wumva wahasubira, nyine ubona hahora ari hashya. Ahantu ugiye uyu munsi usubiyeyo nyuma y'ukwezi kumwe uba usanga nyine hari ibintu byinshi byagiye bihinduka kandi nyine byiza, iterambere, abantu baho, uburyo bagira urukundo, uburyo bafatanya, nyine ni igihugu cyiza cyane cyaturutse kure kiriyubaka. Umuperezida wacu we the best, Ni gutya. ndagikunda cyane igihugu cyanjye. Kabashimire Gaju na Herx Nika twabanye muri iki kiganiro. Ni ikiganiro cyiza dukoranye cyagarutse kuri byinshi bitandukanye, entertainment yo mu Rwanda. Twagiye tureba impaka nyinshi kurukundo bazigarutseho, izanashidikanya ko mwaryohewe. Kuri wowe twabanye rero reka ngushimire, kuri wowe tubanye bwa mbere none sinasoza nakwibukije gukora subscribe kugira ngo turusheho kubana mu muryango mugari wa Legend Nation, turusheho kwaguka, dukomeze gusapotingana nkuko dukunda kubigarukaho kenshi hano iwacu tugira tuti we deal with the talent ariko nanone we spread love kugira ngo turusheho gutezanya intambwe, pushing hard, pushinge nanjye pushinge, byanga bikunda hari heza tuzagera, hari igihugu cyacu cyavuye nkuko bamaze kubigarukaho biturutse mu bufatanye bwacu nk'abanyarwanda, hari naho tugamije kukigeza n'ubundi nk'abanyarwanda. Reka mbifurize Saint Valentin nziza kuri mwese n'abakunzi banyu. Yari umuhungu wanyu Mico Myiza Axel, byo nk'ibisanzwe. Imana y'amahoro ikomeze kubishimira kandi barinde ngenda